uramungu naramubeshye kandi nakoze amakosa nago bizonye. Noneho binyirizina ukuri kwawe nukuhe? Umwana nuwande? Ukuri kwanjye umwana nuwa Mariti. Impamvu uramuhungu namushizeho umwana n'ubuzima ndimo buri kungora. Nkabona nayandi maherezo niyo mpamvu bira bintu nabikoze, ariko umwana nuwa Marite ni mu byumve byanyabyo. Ubuzima aho bukujyanye ni hujya. Ese nisakaye cyane kandi buri wese yavirwa pe. Nibumve ko ibintu ndi kuvuga byose ari ukuri, nukuvugisha ukuri. Ntago nzongera ibintu by'amanyanga, kiracyana koze cyo kirenze kwemera. Urazo wa mbere tugeze amarwa, ugira amahirwe turagufasha ntiwabikora. Ugiroze noneho undi we noneho bimufatiye hano muteye ibitega. Kandi mwihangane mumbabarire ntago bizongera. Nakabitongera ayo ngayo na nyangarasha. Ukuri ntago bizongera. Ubwo utangiye kwivugishwa gutya ejo bundi uzongera dusanga wabisubiyemo. Oya ntago bizongera. Mumbabarire ntago mereye kuri shane nambabarire, nabandi bose nawe naragiye memukira. None agiye mbwira nabi. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me, come to me. Je t'aime trop, nalinga mingi wana. Manzi na Innocent, nukuri ndabashimiye. Mwahisemo neza, nukuri muraberanye. Manzi na Innocent, songa mbere turabashyigikiye. Sugana wifurize ibihe byiza wowe ko subscribe kuri Manzi Nation TV, nawe dore ko ndizera ko ugiye kuyikora kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5. Manzi yamwe Macedonia naragusuje uri muri Australia, Canada, America, Asia n'ahandi hatandukanye. Ndagusuje ukoze subscribe ndetse ndagusuje wowe dutera inkuka nadushyigikira kuri 0792828556 kugira ngo Manzi Nation itere imbere, tujye tubagezaho amakuru meza kandi mashyashya. Wowe utameze neza rero bibaho, isi as is rotation. Wowe utameze neza Blaze yakoze ibyaha bikomeye none ari gucurika kamera. Wowe rero utameze neza ndizera ko ugiye kumera neza kugira ngo kubera Imana. So murabona kuri kamera hariho Mama Bella. Mama Bella? Ego. Hariya witwa Mama Bella? Niryo abantu banze. Njya nkuzeho kuri mukeba wa Shani. Mama Bella. Umeze ute se? Da. Wampamagaye rero urambwira ngo ushaka ko dukorana ikiganiro, hari ibyo ushaka kubwira abadukurikira umunsi ku munsi. Tuguhaye ikaze. Urakoze. Mama Bella nk'ibisanzwe. Nk'ibisanzwe. Bidasanzwe bura ni nk'ibiki? Bidasanzwe. Ni ibikorwa Mama Bella akora. Ariko noneho mfite ingamba nshya naranazitangiye. Ego. Ingamba ufite ni izihe? Ingamba umwaka urabona tugiye kuwusoza. Ndikuba nshaka kuwusoza neza, kuko ibintu ushaka kuwusoza wishe umuntu. Oya, siyo neza y'abarozi siyo neza y'abarozi. Ariko bari bagushahuye. Bari bagushahuye. Babyihoreye. Ntabwo byoroshye. Ako noneho ikintu nshaka gusaba abantu bose imbabazi, kandi imbabazi umuntu wari wese naba narahemukiye cyane. Gasaba na nyoko ariko gasaba na nyoko imbabazi, ko nawe wirirwa uvuga ko mwanga umubonye wamuroga. Biragoye. Gute? Biragoye, uriya mubyeyi yarambabaje ku rwego rwo hejuru. Umva kwihangana kwanjye kugira ngo nzagire uwo mutima wo kumubabarira we. Imana izamanuka ikawundemamo. Yego. Bo tugarutse inyuma gakeya, inyuma gatoya, wagize igitekerezo ki ugikuye he cyo kugira ngo ushake kwica mushiki wa Martine?
igitekerezo wagikuye byagenze bite? Barakubonye cyose yarakubonye muri iriya fanta basutse barakubonye. Igitekerezo wagize icyo gitekerezo wagikuye kwanza warugambiriye iki warugamije iki? Ngira ngo urabona Marite yaranyihoreye kumuhamagara aramfata rimwe na rimwe ubone namfate kandi njyewe uramwana kumura bisigaye byarabaye ibibazo. Rero ndi kumva impamvu uriya bintu nabikoze nagira ngo uriya umugore mugira igihwini nibyo nzajya mubwira byose agira ute abyemere ubundi ahindukira bibwire Maritine yongera amuze na Marite afashe umwana. None se kukitaroze Marite ukajya kurogura mu Marite nari kumukura he? Waroza bari hafi yawe. Maye ase mu byumva mutu bundi iyo mugiye gukora bira bintu abyihoreye wose ugiye kurya ubyumvute. Mbese ni nko kunywa amazi. Ya baroze nta konje mugi ngo ni nko kutamira tu ubwo nibyo reka kwirirwa nabimbaza ibintu byinshi cyane kumva nashaka kongera kubigarukaho ariko nanone ciye bugufiyo bya bintu narabirambiwe none narabihaze kwirirwa mangana n'abantu nkirirwa nshwana n'abantu ejo narwanye ejo nagize ute pe maze kubihaga nanjye nafashe umwanzuro buri wese agomba kubana n'undi amahoro naro wigarura zigarura natigarura kandi ubuzima buzakomeza. Igitekerezo cyo gufata uwo mwanzuro wakigize ute cyaje gute? Narice mbitekerezaho mbona ko ibintu byose ndimo ari akajagari mbona ko kwirirwa nirukanga n'inyuma y'umugabo bitari sawa nabona nangenda namwihoreye ndazicara igitekerezo agarura ubwenge mbona mamagaye. Inde? Marite. Maritine. Uzajya kumva mbaraguhamagaye? Nari umuntu wabitekerejeho neza kumva ko ubwenge bwe twabyaranye umwana akabona ko umwana agomba gukura nawe yakura akambaza ati papa n'uwuhe nkamwereka papa we. Papa we ni Marite uriya we impamvu uriya umusore mwabonye namubwiye ko twabyaranye urabona ubuzima mbamo ndara hanze nkirirwa hanze imvura ikanyagira nkabaho mu buzima nyine buhangayikishije no kurya ugasanga ni ibibazo ugasanga birakakaye cyane. Noneho impamvu biriya bintu nabikoze nararebye ndavuga ati kugira ngo umwana mujugunye mu ishyamba cyangwa mujugunye mu muhanda cyangwa mujugunye imbwa zimurye usange ni ibintu bigiye nahisemo ko navuga ati no muhungu ko twari tuziranye nkangiza amahirwe akongera kigarura mu buzima bwanjye reka mubeshye ko mu gihe twari twarabonanye mu gihe we yari yaragiye yasize aneyinda umwana akagira ute nkabyara ariko mubeshyera ngiye birane bikoze mu buryo bw'iki bwo kubona mbayeho mu mibereho mibi nkabona nta yandi maherezo narindi fatirizo nari mfite kandi nabonaga biri kugenda bingora cyane bitamo kumubeshyira ko twabyaranye ariko umwana nagaruwe no wa Maritine. Ese ko buri kuvuga ngo nta mafaranga ugira ngo uraranze ukirirwa hanze amafaranga yo kuroga uyakura kandi biriya wakoze none se supaguru ya Desa waguze uhone ibintu bya nyabyo wamuteje amahembe aramukomagura ayo mafaranga yo kumuteza amahembe yakuye habyihoreye kurubwa nawe bitabera nta byakubera. Ese n'urubwa hari warukambitse reka buriya umeze nk'umuntu wagize umeze nk'umuntu wafatiwe mu cyuho uri kumva kuko byaragaragajwe waranabyiyemereye wasabye imbabazi wavuze ko utazabyongera biriya bintu. Sadu ntago nzabyongera pe ibintu byo kuroga ibintu byo guhemuka Sadu maze kubihaga nshaka ko birangizanya n'uno mwaka ingeso mbi nkazireka ingeso zo gutwara abagabo b'abandi ingeso zo kugira ute ibintu nk'ibyo pe maze kubihaga ndi kumva none nshaka kwiberaho mu mahoro n'ushaka kubaho mu mahoro. Yego
rero Sadu ni ukuri ko Imana ibyaha nka biramaze kubihaga pe ndi kumva biriya bintu nabigabanya nibyo bya mbere kandi njyewe ikintu nabwira abantu bankurikiye ikintu nabasha kubibwirira mbasabye imbabazi ndabinginze ndabatakambiye nimumbabarire wabonye nkora ibibi nihangana mbabarire imbabazi zikure ku mutima zime kuko nanjye ibi bintu ntabwo nzabyongera ni ukuri Sadu ntabwo nzabyongera none se ubwo ntabwo nzabyongera none se ubwo reka nkubaze uravuga ngo ntabwo uzabyongera muri abo bantu ugiye gusaba imbabazi ninde byibuza wenda wakugiriye inama yo gukora ayo mahano nkawe ariko nanone buriya hari igihe wicara nanone umutima nawe ukakurya ukabona ko ibintu byose wakoze atari byiza ugafata igitekerezo cyo kwiyigaho wamara kwiyigaho ukaba wabona igisubizo rero narakibonye mfashe umwanzuro ko ziriya ngeso nazongera kuzisubiramo tuzongera kuzisubiramo yego njye buriya mba nagize mba numiwe abantu barambwiye ngo ninkomeza no kukwikururira ngo nanjye uzandoga niyo mpamvu ubona mba nashyizemo metero uri kumva nawe wabura icyo avuga ese ubundi mubyumvamo ubona nta yindi shuwa ihari uretse kuvuga ngo ngewe shuwa mfite ya mbere na nyuma niyo kurangiza umuntu Sadu reka nkubwire pe uriya mubyeyi ko afite abana ko ntacyo agutwaye kwimicumbi ko ari uburenganzira bwe none se yararinyimye ubu ngundi kurara hanze naranabyakira uburenganzira bwawe muravukana se wanyarahazi se kubera iki mama Bella kubera iki Sadu reka nkubwire njye ntabwo nzongera kuroga pe n'ukuri ya bintu narabirambiwe ibintu byo kwirirwa nshwana na Shani yamaze kubihaga ibiki n'ibiki njye ndi kumva noneho nashyira agapira hasi kuko ibintu byo kuzajya mvuga ngo ndirirwa ndoga mbabarira nsaba imbabazi umwanya n'uwawe njye wamamagaye umbwira ko hari ikintu ushaka kumbwira naguhaye umwanya burya na mikoro yawe nayiguhaye ndi kugira ngo nsabe imbabazi imbere ya kamera pe ni ukuri kandi ababasha kunkurikirana bambabarire ntabwo nzongera guhemuka nta nubwo nzongera kuvuga nabi nta n'umuntu nzongera kubangamira n'uyu n'umwe kandi mwihangane mumbabarire ntabwo bizongera ayo ngayo nayanyangarasha ukuri ntabwo bizongera ubwo utangiye kwivugishwa gutya ejo bundi uzongera dusanga wabisubiyemo oya ntabwo bizongera mumbabarire ntabwo mpereye kuri Shani nambabarire n'abandi bose nabo naragiye memukira n'uwo nagiye mbwira nabi wese nambabarire ntabwo bizongera gira icyo ubwira abantu badakurikiye ikintu cya mbere ndi kubisabira n'imbabazi nta kindi uhaguruka wicare ndetse ubu icyo twijeje ni iki muri make ikintu mbijeje ntabwo nzongera kuroga ntabwo nzongera kubeshyera umuntu uriya muhungu naramubeshyeye kandi nakoze amakosa ntabwo bizongera noneho nyirizina ukuri kwawe ni ukuhe umwana ni uwande ukuri kwanjye umwana ni uwa Mariti impamvu uriya muhungu namushyizeho uwo mwana ni ubuzima ndimo buri kungora nkabona nta yandi maherezo niyo mpamvu biriya bintu nabikoze ariko umwana ni uwa Marite ni mu byumve bya nyabyo benshi bamfashe nk'umubeshyi bavuga ngo ndi umunyamanyanga ariko umwana ni uwa Maritini ntagarura muhungu abantu nabo burya abantu ni abantu nawe bitabaho kandi ibi bintu nta muntu bitabaho mu buzima ubuzima aho bukujyanye niho ujya ese nisakaye cyane kandi buri wese yavirwa pe nibumve ko ibintu ndi kuvuga byose ari ukuri ni ukuvugisha ukuri ntabwo nzongera ibintu by'amanyanga kiriya cyanakoze icyo kirenze kwemera uraza uwa mbere tugeze ugira amahirwe turagufasha ntiwabikora ugiroze noneho undi we noneho bimufatiye hano umuteye ibitega ubwo se koko umuntu wamenyereye kavuga ngo akaboko kamenyereye gukabakaba gahora karegetse
buriya koko mbabarira ntabwo nzongera kuroga no kubeshyera abana mwengere nta kindi nzi nta kindi narenzaho mumbabarira ntabwo bizongera gusa wenda namwe muba mubibona ko wenda sometimes biba ari ubuzima cyangwa se bikaba ari kamere buriya umuntu yazabibona ariko niba atari kamere atari karande ntabwo bizongera nizere ko umuntu wihaniye kureka utihaniye gukomeza ibyo wihaniye ntabwo nzongera kamashimire cyane Imana ikomeze bahereza umugisha kandi murakoze cyane kuba mumubabariye ndabiza abantu mudukurikira umunsi ku munsi mugira imbabazi kandi muraba agaciro Imana bahereza umugisha ndabakunda